aruyobora neza twari bato nawe yari muto ni naho hari abantu bavuga ngo urubyiruko burya ubuto bw'inkotanyi benshi ubuto bwabo bwagendeye muri urugamba rwo kubohora igihugu batanze ubuto ubwabo baritanga batizigamye kugira ngo u Rwanda ruve mu kangaratete hari igitekerezo gikuru cyane yatugejejeho ni nka strategic guidance ndabizi ko aha ngaha bari mu mujyi wa Kigali bazi n'agaswahili gato yavugaga ngo jeshi letu hili ndilo litakuwa msingi wa mabadiliko ambayo atakuwepo kwa nchi hii. Benshi ndumva mu byumba ariko ni nko kuvuga iki gisirikare cya Rwanda Patriotic amubona uyu munsi nicyo kizabipfundo cy'impinduka kuko yabonaga ko ari igisirikare yamaze guhazandanga agaciro zose zo gukundana z'ubumwe na za gahunda zose akababona ngo at least abangaba niba umuntu azubakiraho ku bindi byinshi bizabaho mu gihugu. Ndibuka nicyo gihe twarwanaga hari igihe twabaga twafashe ba expert bakaza tukarwana nabo akaza afite ideology indi rimwe na rimwe tukamwereka gahunda tukamwereka ko twebwe n'ubumwe